ya turanezere mu mitima yacu kugira ibihe byiza imbere y'Imana, dufatanye kuramya Imana no kwihimbaza. Ariko mbere yuko dutangira banze dusenga Imana. Turagushimira Yesu, ni wowe byiringiro byacu, watubereye ubwugamo Kristo, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Kuva twakubona Mwami ntabwo turicuza, twakubonye Mwami Imana uzira ubuzima bwacu, waduhindiye bazima bwa Kristo Yesu. Ushimwe Mwami kubw'aka kanya keza uduhaye, izina ryawe nirihabwa icyubahiro. Reka ukukuramya Imana kwacu Mwami kuzamukira imbere yawe nk'umubavu guhumurira neza, kandi imitima yacu irusheho gusabana nawe, irusheho kukumva Mwami. Tunezererwe izina ryawe. Urakoze Kristo kuko wumvise gusenga kwacu, uganze imitima yacu mu izina rya Yesu, amen. Ababyeyi banjye bataraba barumfite imigambi yawe. Ababyeyi banjye bataraba barumfite imigambi yawe. Ababyeyi